Ni imyaka ibiri y'urugamba rukomeye Kapiteni Ibrahim Traoré amaze rwana n'amahanga. Uzabyumva cyane mu mbwirwaruhame ze aba yicaye imbere y'abaturage, umugabo utagira ubwoba habe na gatoya, ngo nta nubwo ashobora gutinya kubabwiza ukuri rwose uko byaba bimeze kose. Ntatinya ko bazamwica ngo na Sankara baramwishe, kandi Burkina Faso yakomeje baho, igihugu cy'abaturage b'inyangamugayo ku isi yose. Ibrahim Traoré ni muntu ki utagira ubwoba kubera icyo abwiza amahanga ukuri, ngo n'abazungu bwabo ntabatinya. Mu mbwirwaruhame ze nyinshi cyane nibo cyane akunda guhangara, ubundi akababwiza ukuri, ikiri ku mutima cyose akakibabwira, ntadaciye no ku ruhande habe namba. Ntajya agira ubwoba bwo kubabwira ibyo atekereza, ndetse n'uko ababona n'uburyo bakoranije Afurika, no kubasaba ko bayivamo bakagenda bakayisigira umutungo kamere wayo, ubundi bakareka Afurika ikabaho badahari, ngo kuko igihe bayimazemo cyose ntibayiteje imbere, ahubwo barayisahuye, barayicurika, barayicuranura, batwara umutungo wayo wose, baragenda bubaka Uburayi babugira nka paradizo, ubundi bagaruka muri Afurika kutunnyega no kutuvugiriza induru. Ni gute ubundi Ibrahim Traoré yavutse? Ni muntu ki waje guteteza amahanga, uri gutuma abazungu, abanyamerika n'abanyaburayi batabona agatotsi ngo basinzire muri iyi minsi ya none? Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi uri kukigezwaho nanjye Medal. Wibuke gukora subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tumenye ngo Ibrahim Traoré ni muntu ki, yabaye kapiteni gute? Ubundi ni gute kapiteni ashobora kuyobora igihugu, kandi igihugu gifite ba generali, ba koloneli na ba majoro n'abandi bose bamurusha amapeti mu bya gisirikare, ariko umwana w'imyaka 34 agashirika ubwoba, agafata imbunda, akagenda agafata igihugu? None abaturage bakaba baririmba intsinzi ndetse bishimiye uburyo yafashe ubutegetsi. Mu nkundura yabaye hagati y'igihugu cya Mali, Burkina Faso ndetse na Nigeria, aho ibyo bihugu byose byagiye bikorwamo amakudeta n'abasirikare bari mu ngabo z'ibyo bihugu, byagiye bituma gahunda z'imitegekere muri ibyo bihugu ihinduka. Maze nko muri Mali, Ismaïl Goïta afata ubutegetsi. Amaze kubufata ahindura byinshi cyane, ahambiriza Abafaransa, abasubiza iwabo i Paris, bagenda bimyiza imoso barira yo kwarika. Nta kindi cyabarizaga ntabwo ari uko umunyafurika afashe ubutegetsi, ngahubwo barizwaga na zahabu bataye muri Mali n'ibindi bintu byinshi by'agaciro batazongera kugiraho uburenganzira, kugira ngo babisahure bajye kwiyubakira Paris, ubundi bayitengamaze bagaruke muri Afurika badutuke. Bidatinze kabiri kandi Burkina Faso, Kapiteni Ibrahim Traoré yavumbutse hepfo iyo ngiyo, ahantu abantu batari bamwiteze, batanazi ngo ni muntu ki, dore ko ryari izina rito mu bya gisirikare. Nta n'uwari uzi ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ni muntu ki. Ese ubundi ni gute kapiteni afata ubutegetsi, nyamara igihugu gifite generali, koloneli, abamajoro benshi cyane bicaye mu gihugu, ngo bareberaga ibintu bipfa, ubundi bakirira ruswa bagakomeza bagasinzira? Nyamara umwana muto ufite amaraso ya Kapiteni Sankara arahaguruka, aterura intwara, ajya kurengera abaturage b'abanya Burkina Faso bari bamaze igihe kirekire mu icuraburindi ndetse n'itotezwa rihoraho ry'abazungu, aho babiraga imitungo bagatwara byose bari bafite. Ibitarakubita kabiri kandi muri Nigeria, umugabo udasanzwe nawe aba ahasesekaye, araza kuraho ubutegetsi. Uwo ni Mamadou Chiani, umujenerali w'igitangaza, waje ubundi akirukana Abafaransa n'Abanyamerika, akabazingisha ku manywa y'ihanga izuba riri kuva, akabaterura mu gihugu cye, akabasubiza iwabo. Ubu Niger ndetse n'ubutare bwabo bwa uranium buri gucuruzwa neza, bujyanwa ku isoko kugira ngo bujye gukora ibyo abaturage ba Niger bari bakeneye. Nyuma y'izo nkundura zose zagiye ziba muri bino bihugu bitatu tuvuze, Mali, Niger ndetse na Burkina Faso, abaturage bagiye mu mihanda babyina intsinzi ko none ibihugu byabo ngo bwa nyuma byaba bigiye kubona ubwigenge. Cyari ikimenyetso cy'uko umucyo wongera kubamurikira, izuba rikabavira, ubundi agasasuruko kakaboneka kuri bo. Icyizere gishyashya mu bihugu byabo cyari kibonetse, abaturage bari bongeye kwishima. Noneho ibi ntabwo ari byo twaje kuvuga uyu munsi, ahubwo twaje kumenya ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ni muntu ki, ni mugabo ki, ni umusore ungana iki, ukomeje gusaza abanyamahanga, abanyaburayi bakarara bicaye, abanyamerika bakirirwa mu nama zo kumuhirika, kudeta za buri munsi, ibitero bishaka kumwica ndetse no guhirika ubutegetsi bwe. Imigambi ya karundura barara bacura mu majoro, aho kuryama bakabura ubusinzira, bagashaka gukuraho Kapiteni Ibrahim Traoré. Ese ubundi Kapiteni Ibrahim Traoré ni muntu ki? Ni mugabo ki ukomeje kubabuza amahoro? Ibi kandi ngo biterwa n'ibyo babona agiye kugeza kuri Afurika. Imbwirwaruhame ze zidasiba na rimwe kubakorogoshora, ubundi zikabarya mu matwi, injerere zikaririmba, bagasobanukirwa neza kapiteni uwo ari we, bashingiye ku magambo menshi ajya avuga iyo yagiye mu nama cyangwa se ari kumwe n'abandi bayobozi. Uyu mwana muto w'imyaka 36 ubu ngubu amaze kuzuza, mu gihe amaze imyaka irenga 2 ku butegetsi,
Kapiteni Ibrahim Traore abagabo barushaho kumutinya kuko ngo agenda avuga ibidasanzwe kandi koko bajya kureba bakabona aranabikora. Si ibyo gusa kandi kudeta abapanga buri munsi imitego n'ibitero bigamije kumwica no guhitana ubuzima bwe kugira ngo Burkina Faso isubire mu icuraburindi ngapfa rw'agashinyaguro cyangwa azize urw'ikirago nk'ubwo mugenzi we Isidore Sankara yaba yarapfuye. Aba bagabo kandi yaba Sankara ndetse na Traore ni bamwe mu bagabo bahuje ibitekerezo n'umugambi wo kuyobora Afurika ndetse no kuvana ibihugu byabo mu bukene. Ngo dore ko abanyaburayi badasiba kuvuga ko Burkina Faso, Niger ndetse na Mali biri mu bihugu bikennye cyane muri Afurika, ariko nyamara ubushakashatsi bwabo nabwo bukazaza bukagaragaza ko ari bimwe mu bihugu bya mbere bikize ku mutungo kamere nk'izo za zahabu zikomeye, cobalt n'ibindi byinshi cyane bikenewe muri iyi minsi ya none inganda zabo ziri gukoresha. Ntabwo bazatinya kuvuga ko Burkina Faso ari igihugu gikennye, cyangwa se ngo batinye kuvuga ko Kapiteni Ibrahim Traore ngo yaje kurya abaturage bo kugira ngo abateze imbere. Nyamara abaturage byo ntibabikozwe kuko hari byinshi bashingiraho bahakana ayo makuru avugwa n'abanyaburayi ngo kuko Kapiteni Ibrahim Traore kuva yafata ubutegetsi ibintu byinshi byagiye ku murongo. Aha twavuga nk'inganda nshyashya yahise yubaka, ahambiriza abafaransa bavana mu gihugu cye cya Burkina Faso. Mu mujyi wa Godogu wabaga wuzuye abafaransa benshi cyane b'abasirikare, ubu ngo nta n'umwe ugitamba ngo abarizwemo. Niba ubonye umwera w'umusirikare ngo uhasanga Umurusiya, nabo ngo si benshi cyane. Abanyaburkina Faso barabacukuzi b'amabuye y'agaciro, yamara gucukurwa agahita yurizwa indege akajyanwa i Paris n'ahandi ku isi, ubundi bakajya gutunganya bakagurira iby'agaciro n'ibitangaza muri Afurika, bakabahenda bagatwara n'utwo bari basigaranye nyuma yo kubatwara imbaraga zabo. Ibyo ngo byamuteye guhangayikira umugabane avukaho. Ubundi yiyemeza guterura imbunda, yambara pistoli ku itako, yambara agapira gapfuka mu maso, ubundi afata gazi ishyira mu biganza n'ibyuma nk'undi musirikare wese w'umukomando witeguye kurwana urugamba hageze hose. Kapiteni Ibrahim Traore umwenda yambara kuva yafata ubutegetsi ni iniforume ya gisirikare, nta kote ndetse nta n'ikindi icyo ari cyo cyose, ndetse mu mahame ye ntashobora gusiga imbunda. Nubwo yaba agiye mu nama ikomeye ite, ntiwamusaka ngo uyimukureho cyangwa se yicara adafite imbunda. Ni ikigaragaza ko umutekano we ubwe wenyine aba yiteguye kuwirindira kandi ari wizere kurenza abandi bamuzengurutse. Abanyaburayi ntibahwema na gatoya kumugabaho ibitero byinshi, ngo dore ko kuva yafata ubutegetsi mu myaka 3 ishize byibuze ibitero birenga 15 byo guhitana ubuzima bwe aribyo byamugabweho. Byinshi byagiye bubirizwamo n'inzego z'ubutasize, ndetse ibindi bakabifumbura bitaraba. Kudeta zirenga 4 mu myaka 3 amaze ku butegetsi, twavuga nk'iherutse kugaragazwa ejo bundi ku itariki ya 16 ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 nibwo Minisitiri w'umutekano mu gihugu cya Burkina Faso yatangaje ko hashize iminsi baburijemo kudeta yari yarateguwe na bamwe mu baturage cyangwa se abahoze ku butegetsi baba baragiye mu buhungiro. Abasirikare bakomeye basezeye mu gisirikare, abirukanwe ndetse n'abandi benshi bakiri mu gisirikare bari bafite akagambane ko kwirukana ndetse no gukuraho Kapiteni Ibrahim Traore. Ngo umugambi rwose wari waranogejwe, ariko nyamara nka kwa kundi abahinzi bajya inama n'inyoni ziri ku giyindi, ngo ubutasi bwa Ibrahim Traore bwari bwarabirabuzwe kera cyane, maze bakiri mu manama no gutegura mu gihe bari barangaye ngo bagubwa gitumo. Ubu bose bashyizwe muri gereza niho bafungiye. Ubutegetsi bwa Burkina Faso kandi ntabwo butinya kuvuga ko iyi kudeta yari yapanzwe n'abanyaburayi ndetse n'abandi batuye hanze y'igihugu cya Burkina Faso bahoze muri politike, cyane cyane aba mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Igihugu cya Cote d'Ivoire ni igihugu cy'umuturanyi wa Burkina Faso, ariko ntabwo kijya kibabanira neza, ngo dore ko aricyo gicumbikiye benshi mu bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage ba Burkina Faso, abakora ibikorwa by'iterabwoba, aho bakorera inama naho bagambirira. Aho hose ni imigambi icurwa yo kuza guhirika Kapiteni Ibrahim Traore, ariko uyu mugabo akomeje kubabera ibamba. Abagabo kandi baba bashaka guhirika ubutegetsi ngo ntabwo baba ari bonyine, kuko ibihugu by'amahanga nk'Ubufaransa, Amerika n'ibindi bihugu byose bidashyigikiye buno butegetsi ngo bibatera inkunga cyane, ndetse bitera n'inkunga imitwe y'iterabwoba bishaka guhungabanya abaturage n'ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traore. Uyu musore wivukira mu cyaro kimwe mu ntara zigize igihugu cya Burkina Faso, waje kwiga amashuri abanza ye nk'abandi bose bavukiye mu cyaro nkawe cyangwa se undi wese nanjye, mu buryo butangaje yaje kuzamuka, yiga segonderi, yiga na kaminuza arayirangiza, ngo ubundi amaze kurangiza yigira mu bya gisirikare. Leta itimwohereza kwiga mu Bufaransa ibigendanye n'iby'igikomando. Kapiteni Ibrahim Traore yavuye mu Bufaransa kwiga ishuri rya gisirikare, akiza yabaye suriye tona. Ageze mu gihugu yakomeje kuzamuka kubera ibintu byinshi yagiye akora. Nyamara uyu musore yazamutse mu gihe gitoya, nawe uri kumwumva. Uyu munsi afite imyaka 37 yonyine y'amavuko, kandi yagiye ku butegetsi afite imyaka 34. Yari akiri umusore mutoya w'umugirigiri w'ingimbi, ariko utaragimbaye mu mutwe, kuko afite gahunda yo guteza igihugu cy'imbere, agakura abaturage mu bukene, akirukana bagashaka bake
bakomeje kurimbagura Afurika baterura batwara n'ubutaka n'ibivuye mu butaka byose, ubundi bakagaruka baje kubateranya ngo bamarane bakomeze bicukurira ibyacu. Kapiteni Ibrahim Traoré ibyo ntabwo yabikozwaga, ndetse si n'uwo mugambi yari afite. Nyuma y'uko Blaise Compaoré avuye ku butegetsi, Colonel Damiba nawe yagiye ku butegetsi, ariko ntiyaburayeho kabiri, kuko Kapiteni Ibrahim Traoré ngo yabonye ko Colonel ibyo yumvikanye nawe mbere y'uko afata ubutegetsi byari gukorera abaturage. Ibyo ntabwo yigeze abikora, ahubwo nawe yaje bagashaka bamujya mu matwi, ubundi atangira kubakorera. Acukura zahabu ya Burkina Faso, arayipakira yuriza indege ajyana mu Bufaransa gucinya inkoro no gutanga amaturo kugira ngo arebe ko yaramba ku butegetsi. Nyamara Traoré na bagenzi be batigeze bishimira ubwo buryo ari kuyoboramo abaturage be. Ntibahwemye na gato ya gutekereza uburyo babigenza, maze umunsi umwe igitondo kimwe begura imbunda baragenda bajya ku biro bya perezida. Ako kanya bamuta muri yombi. None ubu ngubu Kapiteni Ibrahim Traoré nyuma y'uko afashe ubutegetsi, igihugu cya Burkina Faso imihanda yarubatswe, amashuri, abanyeshuri bari kwigira ubuntu. Yagambiriye guteza ubuhinzi imbere, agura imashini nyinshi cyane azihereza abaturage ku buntu ngo bahinge nabo bivane mu bukene. Abajya kwiga bajya kwiga, imihanda yubaka ku bwinshi, ndetse agerageza guteza imbere igihugu cye, akivana mu bukene abakoloni bari bamaze imyaka irenga amagana n'amagana bagitegeka, batigeze batekereza habe na gatoya. Burkina Faso, ubundi abagabo bitangiye kino gihugu bakaba intwari n'uyu munsi umugabane wa Afurika ukibuka, ni Kapiteni Isidore Sankara. Uyu mugabo yapfuye rwose rugikubita, ariko ko gahunda yari ifite n'imwe, byari uguteza imbere umugabane wa Afurika, cyane cyane ahereye mu gihugu cyavukagamo, igihugu cy'abaturage b'inyangamugayo, Burkina Faso. Bidatinze Blaise Compaoré yagiye ku butegetsi, ariko ntigeze akora nk'ibyo yari azi ku butegetsi, ahubwo yaje gukorera abagashaka buhake, kugeza ubwo abaturage bamurambiwe, ubundi baramumenesha, azinga ibirago arikorera, aromungatana aragenda ava mu gihugu cy'abaturage b'inyangamugayo, kuko ngo ubunyangamugayo bwari bwamaze kumushiraho. Budaciye kabiri Traoré nibwo yafashe ubutegetsi, maze amaze kuhagera araza akora ibitangaza. Abaturage birara mu mihanda, bazamura amabendera y'Uburusiya, baririmba indirimbo z'ubutsinzi, cyane cyane indirimbo yubahiriza igihugu cyabo yahimbwe na Kapiteni Isidore Sankara. Byari ibihe bishimishije kuri bano baturage, ariko byari ibihe by'iterabwoba, icuraburinda, amarira n'agahinda ku banyamahanga, cyane cyane Abafaransa n'Abanyaburayi n'abandi benshi cyane b'Abanyamerika. Bari bababajwe n'uko umugabo noneho ugiyeho ngo batazigere bamuca muri humyo, cyangwa se ngo bamumeneremo babashe kumubwira ibyo yishakiye abikore. Ibi aka kanya byatangiye kumvikana ubwo Kapiteni Ibrahim Traoré yahitagaza agahita yirukana Abafaransa akabazingisha. Bidaciye kabiri abavuye mu muryango wa CEDEAO butaracya, abamaze gushinga undi witwa AES nabwo butaracya mu gitondo, abayivanye mu muryango uvuga ururimi rw'Igifaransa. Ibi byateye ubwoba Abanyaburayi, batangira kubona ko noneho Burkina Faso, Mali ndetse na Nigeria bitari igihugu bigifatika, ahubwo ubu byarangiye byamaze kujya mu muganza y'abandi bantu. Imitwe y'iterabwoba yaravutse ari myinshi, abagambanyi, abakora ubuhotozi, abashaka kumwica no kumukura ku butegetsi nk'umuntu ufite ibitekerezo byiza, ibivana umugabane wa Afurika mu butindi biwujyana ahantu heza. Ariko ibi ngibi ntago abazungu bigeze babikozwa, kuko gahunda imwe byari ukumwica ngo ubundi bagasubiza Afurika mu icuraburindi, bakongera bagatuma Burkina Faso yari itangiye kubonekerwa n'umucyo, ahubwo umwijima ugaruka, abantu bagakomeza kubaho buhumye. Kapiteni Ibrahim Traoré amahanga yamuhigiye kutamubura, bamudahusha benshi cyane bahorana imbunda mu bikapu, bazenguruka banasirisimba hafi y'ahari hose, ariko abatasi be nabo bihangange, nawe ubwe n'imbunda bayifitiye kwitako ngo biraguranye cyane ko akuramo isasu kari murasa rikamugeraho. Mu minsi ishize General Langley Mike, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afurika, yateranyije Sena y'Abanyamerika, ubundi ayiganiriza uwo Kapiteni Ibrahim Traoré wari we. Ibi byafashwe nk'ubugambanyi ku Banyafurika. Uyu mugabo yabwiye Leta na Sena y'Amerika ko Kapiteni Ibrahim Traoré ngo yafashe zahabu n'umutungo w'abaturage, ngo ubundi akawifashisha mu kurinda ubutegetsi bwe bwa gisirikare. Nyamara ngo ibyo ngibyo byari ibyo gukorera abaturage no kubateza imbere, ariko nyamara aya magambo yavuze ngo atatekereje, kuko Abanyafurika benshi bahise bazabiranwa n'umujinya mwinshi n'uburakari. Ubundi batangira kumusubiza ku mbuga nkoranyambaga bifashishije urubuga rwa X. Bagaragaje amahane menshi cyane, ndetse bagaragaza n'agahinda n'akababaro bitewe n'uwo Munyamerika wirabura ngo utagira isoni habe namba, watangiye gushakisha uburyo yasenya igihugu avukamo, cyangwa se igihugu cy'abaturage bafite uruhu nk'urwe. Gahunda Abanyamerika bari bafite no gusahura Afurika bagakomeza bubaka Amerika yabo, ngo none bagiye kwifashwamo n'umujenerali w'uruhu rwirabura, gaho gufasha Abanyafurika, gahubwo ari gusenya Afurika. Muri iyi nama kandi yagaragaje ko Kapiteni Ibrahim Traoré akomeje kubangamira inyungu za Amerika, ngo hari gufatanya n'Abashinwa ndetse n'Abarusiya. Ibi byababaje Abanyafurika benshi cyane. Abanyamerika ku mbuga nkoranyambaga baribasiwe,
karahava. Ubundi abaturage b'Abanyafurika bagaragaza intimba n'agahinda, bagaragaza ko aba bagashaka buhake bashyashya bigize nk'abacunzi cyangwa se abapolisi b'isi bakomeje kubangamira umugabane wa Afurika. Aha twavuga nk'ishyaka rya AF riyobowe n'uwitwa Julius Malema, muramuzi cyane, umugabo w'umunyafurika y'Epfo utagira ipfana habe namba, uvugisha ukuri haba mu gitondo ndetse na nijoro. Yarahagurutse avuga ko adashyigikiye namba ko Amerika ikomeza kwivanga mu butegetsi bwa Afurika ndetse n'imiyoborere w'uyu mugabane w'igitangaza. Ati nimutuveho, mutureke mukomeze muyobora Amerika yanyu, Afurika yacu natwe tuyirimo tuzayiyoborera. Ibyo bibazo muri kubona natwe turabibona, dushaka ibisubizo byacu, ntabwo ari mwe mugomba kudushakira ibisubizo. N'andi magambo akakaye cyane Abanyafurika bagiye bavuga ubwo basubizaga General Mike Langley. Ibi kandi ngo byagaragaje agasuzuguro ngo kuko Amerika ikomeje kwigira umupolisi w'isi, cyane cyane nk'icungira Afurika, ngarika ibihugu by'i Burayi n'ibindi by'ahandi ngo abo bo ntibajya bajya mu butegetsi byabo. Leta ya Burkina Faso iyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré ihora ihanganye n'ibitero bikomeye cyane, intambara z'urudaca, yaba ibyo bagaba mu baturage bakabicamo ari benshi. Ngarika abaturage ubwabo baracyashyigikiye Kapiteni Ibrahim Traoré ngo kuko bamukunze cyane. Wakibaza igikundira ahantu akivana kandi ari umwana ejo bundi uje agafata ubutegetsi. Igituma kandi abenshi barushaho no kumwanga ngo n'umwana mutoya uwazanye amatwara amashyashya batari biteze habe namba, ngo dore ko bamugiye mu matwi baramubwira ngo ngwino ujye mu murongo umwe n'abandi, ube mu ncabwenge no mu ntiti zishaka kuyobora Afurika. Abo ngo bari Abanyaburayi ndetse n'abandi bose bagashaka buhake bashaka gukomeza Afurika iri ku ngoyi. Noneho Burkina Faso yo ngiri mu kimoteri hepfo iyo ngiyo aricyo bacukuramo ibyiza bijyanira. Ibrahim Traoré nta kuri pfana ngo yababwije ukuri, ababwira ko aje gukorera Abanyafurika, aje gukorera abaturage ba Burkina Faso, abaturage b'inyangamugayo, ngo atari abazungu aje gukorera, ngo maze ubundi umujinya urabazabiranya urabarenga babura uko bigira, basubira iwabo ariko bamuhigira ko noneho ubutaha bazagaruka baje kumuhitana, ngo ibyo yaraje gukorera abaturage bakabyibagirwa. Ntabwo ibyo byarambye kuko nawe yakomeje kubabera ibamba, imitego mitindi yashibukanye ba nyirayo, amanywa nijoro ntabwo bigeze basinzira, ahubwo bagambira uburyo bamurimbura. Igihugu cya Burkina Faso ubu ngubu kiri mu iterambere rikataje, kirihuta cyane, amanywa nijoro iterambere rahindagurika, amashuri bariga ndetse bubaka n'amashyashya, imihanda, iterambere imijyi no mu cyaro. Ibi ngo bibabaza Abanyaburayi kuko batigeze babyifuriza iki gihugu cyo gitangaza, igihugu kimwe mu bikungahaye ku mugabane wa Afurika, ngo dore ko kiri igihugu cya kane gifite zahabu ikomeye. Uretse abashaka guhiruka ubutegetsi bwa Ibrahim Traoré, cyane cyane ku isonga tubona Ubufaransa, kuko ngo aribo bababajwe n'uburyo yabirukanishije muri Mali, abirukanisha muri Niger, arangije aragaruka no muri Burkina Faso arabazingisha. Ako kanya yahita yandika n'inyandiko zisaba kuva mu muryango wabo uvuga ururimi rw'Igifaransa. Ibi ngo byariye Perezida Emmanuel Macron, dore ko namwe mu byamuteye isoni imbere y'abaturage be ubwo hari kuyobora Ubufaransa, bigaragara nk'insinzwe cyangwa intege nkeya uyu mu perezida yaba yaragize mu buzima bwe. Ibi byatumye we n'abana b'Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika batabona amahoro, bituma bataryama ngo basinzire bagoheke, bagahora bacura imigambi yo kumurimbura no kumusenya. Ariko ngo ntago na rimwe bizaborohera kuko ngo Abanyafurika bagenzi be bamuhagazeho cyane. Igihugu cya Burkina Faso kandi kiri mu iterambere rikomeye, aho abaturage bishimira ubutegetsi buriho mu gihe abanyamahanga birushaho kubarya kuko ngo babona abaturage batajya mu mihanda ngo bigaragambye. Ibi kandi byatumye abantu benshi bashyikira Burkina Faso, tuvuga nk'Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika bikomeza guhaguruka byamagana amahanga akomeje kwivanga muri politike ya Burkina Faso, bavuga ko Ibrahim Traoré atabashije kuyobora abaturage, akwiriye kurekura ubutegetsi. Ariko ibihugu byo byemeza ko Kapiteni Ibrahim Traoré ngo ashoboye ndetse anahagije kugira ngo Burkina Faso ive ahantu hamwe igira ahandi. Hamwe n'andi makuru menshi cyane ndetse n'ibihuha byinshi bikomeza bikwirakwira ku buzima bwa Kapiteni Ibrahim Traoré, bikomeza gutera ubwoba Abanyaburayi kuko ngo buri munsi uko bagerageje kumwica abaca mu myanya y'intoki bari kureba ibitero bapanze, byose ngo bikaburizwamo bitarakira mu bikorwa. Ibi bibatera ubwoba kuko bamaze kubigerageza inshuro nyinshi, ngo bakabona ukomeje kubabanaho kandi gahunda byaro kumurimbura, ubundi Burkina Faso bakongera bakayizimya bakayimanura hasi mu gihe ritangiye kuzamura umutwe. Ntabwo ari byonyine kandi bagashaka buhake Abanyamerika n'Abanyaburayi ngo gahunda nimwe ku mugabane wa Afurika, ibyo bayipangiye ngo ntabwo birahinduka, mu gihe Abanyafurika bakomeje kwegura umutwe bagambiriye kwigobotora ingoyi y'abakoloni imaze igihe baziritse. Ngo ibyo ntabwo bijya binezeza aba bazungu kuko ngo baba bumva ari bo bonyine b'Abanyambere kandi bakwiriye kubona ibyiza. Mu gihe mugambiriye kubona ibyiza mutangiye kubusanya n'ibitekerezo byabo, ibyo ngo bizatuma babarimbura babamareho, babicemo wari uzamutse ngo agire aho abageza. Niyo gahunda bapanze kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Wakibaza ubundi ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ni muntu ki wakomeje kubatera ubwoba kubera icyo badashaka Chiani cyangwa se ngo bashake Guaita. Traoré ubu mwana ukiri mutoya ariko ufite imbaraga zidasanzwe kandi witeguye kurwana inkundura, kubera icyo abatera ubwoba. Nicyo kibazo wakibaza, nanjye nicyo ndi kwibaza, ariko nimba n'ibisubizo tuzabiganirira hamwe. Ciao.